Amahoro y'Imana abane namwe nshuti zanjye bakunzi ba Smoothie, bakunzi b'ibinyobwa ngenda mbigisha ukuntu wabikoresha bikagufasha kubyibuha, bikagufasha kugira imbaraga, bikagufasha kugira intungamubiri nyinshi zitandukanye. Uyu munsi nje kukubwira Smoothie rero yagufasha kwirwana ubuzima bwiza, kugira umubiri mwiza utemba itoto, kandi ikagufasha kubyibuha byihuse. By'umwihariko iyi ngiyi wayikoresha nka breakfast, ukayinywa mu gitondo kugira ngo ugire umunsi mwiza wirirwanya imbaraga. Abantu mugira ubunebwe mwirirwa mwumva nta kabaraga kandi mugomba gutumika akazi k'abandi, iyi video irabareba cyane. Nawe ushaka kubyibuha nta kabuza, iyi video ni iyawe. Kora subscribe ni kwica n'umuryango, dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane. Twabahaye ikaze rero ni kuri Shusho TV. Mumeze mute nshuti zanjye? Nanjye ndakomeye. Uyu munsi nje kuganira kuri Smoothie uzajya ukora mu gitondo, by'umwihariko mbere y'uko ujya mu kazi, by'umwihariko noneho ikagufasha kugira umunsi mwiza, ikagufasha kwirirwa umeze neza, mbega nta kibazo na kimwe ufite, kandi wumva ufite imbaraga. Urabizi ko mu Munyarwanda ni uvuga ngo ushobora kubona umuntu yakakwanda hawe umunsi menya waramukiye ibumoso. Ntabwo ari ukuramukira ibumoso kundi, ntabwo ari iki, ahubwo ni ukuba nyine waramutse nta energy, nta mbaraga, kandi ufite ibyo ugomba gukora ariko ukagenda ukururuka. Kubw'ibyo iyi Smoothie izagufasha igukorera ibitangaza. Nta yindi rero, uzaba ukeneye umwembe. Hari ba bantu bacu bakoresha blender, hari ba bantu bacu badakoresha blender. Mwese ndabazirikana kubera yuko ubushobozi bwacu ntabwo buba bungana. Ukeneye kuzafata wa mwembe wawe ukawutonora neza. Hano urasabwa wa mwembe uhiye, apana w'igitumbwe, wa mwembe uhiye kabisa ku buryo ubona ukanda n'inyuma ukumva urakandika nk'avoka yahiye cyane. Niwo usabwa gukoreshamo ya Smoothie yawe cyangwa se cya kinyobwa cyawe kigutera imbaraga. Reka tubanze turebera hamwe ibyiza by'iyi Smoothie mbere yuko nkubwira ikindi kintu wavanga n'umwembe. Ibyiza byayo by'iyi Smoothie cyo kukubwira, izagufasha kongera imbaraga mu mubiri wawe, kubera ko iyi Smoothie tuzayisangamo isukari karemano itanga imbaraga cyangwa se ingufu vuba, igatuma wirirwana ingufu ku munsi. Ikindi cya kabiri, iyi Smoothie yacu irimo intungamubiri nyinshi, harimo vitamine C, harimo izo vitamine C zigafasha kongera umubiri udahangarwa, harimo calcium na proteine, bigafasha amagufwa n'imikaya kuba yakomera ukagira umubiri mwiza. Umva Umunyarwanda yavuze se ngo Amagara Aramirwa wumva iki? Nyandikira muri commentaire indi Smoothie wumva twagukorera. Gusa ndazifite, ntimucike mukore subscribe. Nabyitondeye, ubundi abanzi bazikora uploading hafi ya buri munsi, ariko maze iminsi mbyitondera. Harashize iminsi ibiri ntabaha video, hamaze iminsi mbyitondera, naraziteguye mfite package imeze gutya. Si Smoothie gusa zibyibushya zituma ugira ubuzima bwiza, ahubwo n'abantu mushaka kugabanya inda, mushaka kugabanya ibiro, mushaka kugira ubuzima bwiza butuzuye ibinure, butuzuye ibirwara, mbafitiye detox nyinshi cyane. Detox ni ibintu utunganya wifashishije amazi n'ibindi ugenda wongeramo bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo wabonye n'ibyo ufite, bikagufasha kugira ubuzima bwiza, bigakura uburozi ndetse n'imyanda mu mubiri. Nshuti yanjye, niyo mpamvu ndi kubwira ngo kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa kuva mu buryohe tujya mu bundi. Iyi Smoothie rero ndi kukubwira gufata wa mwembe wawe ukawutunganya ufite blender n'ukusya, udafite blender ukatemo kabiri. Hari ukuntu ubanza ukanawukorera mu gishishwa, nzajya mbashyiraho amafoto, ukakatamo udukadere twinshi, hanyuma ukanomba n'ifoke. Biroroha cyane, umwembe uhita ubona ubaye amazi. Ntabwo ari wa mwembe w'igitumbwe, ni wa mwembe uhiye neza cyane. Wamara kubikora gutyo, kuko udafite blender ntabwo azareka kugira ubuzima bwiza, ko blender irahenda. Nuyishobora gusimanika ubushobozi uzayigure. Nutanashobora iri ihenze, hari n'utwa 25 10 na bingaha, ngira ngo gatoya ko gukorera iyo ji yawe, iyo Smoothie yawe mu gitondo uyikora unywa wigendera. Wamaze kuwutunganya rero wa mwembe wawe, wamaze kuwukora ku buryo wa blender yawe blendinze, ufite intoki yamaze kuwunumba wanoze, ukeneye kongeramo amata y'inshyushyu. Uwa blender we akeneye kubivanga, ko blender ntijya blendinga hatarimo ibimeze nk'amazi byorohereye. So iyi Smoothie rero ibitangaza bifitiye ni byinshi mu buzima bwawe. Izakongerera imbaraga, kubera yuko aya masukari dusanga mu mwembe ari naturere, afite umumaro wo kongera imbaraga ku byo ntabasha kugusobanura.
Harimo vitamine C na vitamine A ziva mu mwembe zigafasha kongera umubiri ubudahangarwa. Harimo calcium na proteine ziva mu mata bigafasha kuba wagira umubiri ufite ingufu. Wa muntu umva wirirwana ubunebwe urasabwa kunywa amata, icyo kibazo kikajya ku ruhande. Yoroshya mu igogora. Umwembe urimo fibre ifasha igogorwa ry'ibiryo. Wa muntu ubyuka yumva mu nda hatunze, yumva mu nda yagera kuri kwa nta utumudi bikanga, urasabwa gukora iyi smoothie. Gufata umwembe wawe ukawusya ukawunomba bitewe nimba ugiye gukoresha intoki cyangwa uri blender, ugashyiramo inshyushyu ugahita unywa uruvange rwabyo bikaza bimeze nk'igikoma. Bizagufasha ibi byose gutuma igogora ryawe rigenda neza, bizagufasha uruhu gusa neza. Umunyarwanda yavuze ngo amagara aramirwa, aba ashatse kuvuga ibi ngibi. Ibyo wanyweye, ibyo wariye nibyo biza bikagaragara mu maso hawe. Kubera yuko harimo vitamine A hakaba na vitamine C, bifasha uruhu kuba rwiza no kurwanya iminkanyari. Ibibazo byaraturenze muri iyi minsi, ugasanga umwana w'imyaka 25 afite iminkanyari nk'umuntu w'imyaka 90. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ababishaka mumbwire muri commentaire, njye mbaha video imwe ya smoothie mbahe na detox, cyangwa se duhere kuri video z'aba smoothie gusa aratandukanye, ni menshi wajya ukora kandi noneho ntagaruka kubabwira ko muyikora, ahubwo nzajya mbabwira n'inyungu muzikuramo, sibyo? Irimo antioxidant bituma umubiri urwanya udukoko n'uburozi bwaturuka mu mirire mibi. Ibi byose ni ibintu uzungukira mu kunywa iyi smoothie. Uzirirwana imbaraga nyinshi mu mubiri wawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi, ubashe gutumika akazi ka boss neza, ibintu bigende neza. Ikindi kandi ntabwo ari ibyo gusa, uzagira ubuzima bwiza, ugere mu maso hakeye, wirinde iminkanyari biturutse kuba wafashe ya ji y'imyembe, wa mwembe wawe ukawusya ugashyiramo inshyushyu ukanywa. Ikindi kandi ku bana n'abashaka iz'abana muzambwire, ariko ntabwo byose navuga ngo muzambwire, ahubwo ngiye kujya mbibakorera, sibyo? Ngiye kujya mbaha ibyo mfite, namwe ubwo ushimye akore commentaire, akore like, abari gukora share bari kunkura ku mutima, abakora subscribe tukazamuka. Mwimfashe twuzuze 10,000 vuba. 10,000 ndabibasabye. Nimba uri kureba video utarakora subscribe, ni wendi gusaba, kuko wayikoze ntawe ujya akora subscribe kabiri. Hari abakunda ibyo nkora akavuga ngo bagiye gukora subscribe kabiri. Iyo ukoze kabiri wari wakoze subscribe ukongera ugakanda ivaho, ahandi usanga niba nafite 8,400, ejo nsanze mfite 8,399, kuko wakoze subscribe bwa kabiri. Nimba wakoze subscribe ni rimwe gusa nyabuna, ahubwo wikindi ukora no gukanda ku nzogera, ndi gucungana n'akamikoro katanze imana, no gukanda ku nzogera, hanyuma buri video yose nsohoye ikageza. Ngiye gusubira kuri routine yo kubaha video ya buri munsi, kuko ibyo mbafitiye byo ni byinshi cyane. Ndabakunda rero, mbahorane, sibyo mwamforamwe. Kora iyi smoothie rero izagufasha kugira ubuzima bwiza. Iyi smoothie si ubuzima bwiza gusa, ahubwo izagufasha gusa neza, kwirirwa n'imbaraga, kwirirwa n'ingufu. Ku mwana bitewe n'uburyohe bwayo imutera appetit. Wa mwana w'inyanda, wa mwana udakunda kurya, wa mwana wingingira kurya, azakunda kurya bikurenge. Mbabarira umukorere iyi smoothie, azakunda kurya bikurenge. Wowe ubwawe ujye ufata umwana wanjye byagenze gute. Fata umwembe uwusye cyangwa uwo blending bitewe n'icyo ufite. Udafite blender ntago azawurapa, uzawufata ucishemo icyuma se nk'ukatakata cyane, ubundi kunombe n'ifoke. Abadafite blender, ababyeyi bacu ba kera ntabwo bazigiraga, kandi twaryaga ibiryo by'inombe tutaramenya guhekenya. Ntabwo uburyo wabwifashisha ukabikora, ukabasha kurya neza, ukabasha kurya ibifite intungamubiri, ukabasha kugira yewe n'ubuzima bwiza. Kuri Shusho TV hari ubuzima, kuri Shusho TV hari ibiganiro by'umuryango, kuri Shusho TV hari ibiganiro byatuma tugira ubuzima bwiza, tugasa neza, tukamera neza. Ndagusaba gukora subscribe, ndagusaba kunyandikira muri commentaire icyifuzo cyawe, niba hari ibyo nakubwiye bikagufasha, egera hino usangiza bagenzi bawe, uzaba ukoze kimwe n'ibyo nakoze, ubashe kubafasha nk'ibyo nanjye mba nakoze, sibyo? Ntunyime subscribe wamfura niba ubona nyikwiriye, kandi wowe wabikoze ugenda ukagaruka, ndagushimiye, sibyo? Hanyuma ukora share, tubane, ndabakunda cyane, mbahorane mwokabyara, mbahorane, nimbwa ngo mbahorane, ndajwe inshinga n'ibyabagira umumaro. Naho ubutaha rero duhure mu zindi video. Bye bye. Kora subscribe kugira ngo utazajya ucika.